ndota ngo ndi gutanga ukaristiya. Hari umupadiri ngo wafashwe n'amadayimoni, ubu nta adresse mfite, ubu nanjye ndacyabogera nk'abandi bose. Rimwe na rimwe bijya bigora no kuba navugisha umukobwa, bijya bingora cyane. Condition ntugomba kureba icyitwa umukobwa mu buzima. Irari kwica rwose, wihangane wikomeze. Impeta nambaye ni isezerano mfitanye n'umuntu. Urabizi uburyo turemye turi bantu ki kanukira iwacu. Nkakora urugendo rw'amasaha 2 mva ku ishuri kuko navaga mu karere kamwe njya kwiga mu kandi. Gutyo kugira ngo yongeye kurya indobo wenda hari kuri Niyo Art TV rero dufite ikiganiro mwakunze cyane cyitwa Sinari Mbizi, aho dutumira umutumire bakatuganiriza amateka y'urugendo rwe. Hari ibintu byinshi aba yaratekerezaga ko yagakwiye gukora mu minsi yatambutse, aho kuri ngo akaba atarabikoze. Hari n'ibyo ari mu ngubu atatekerezaga ko ngubu yaba birimo. Urugero, ashobora kuba ngubu ari umucuruzi, ariko ku buzima bwe bwatambutse hashize akaba ataratekereza ko gucuruza byakunda bitewe na lifestyle yarabayemo. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi twakiriye umutumirwa, ahantu umusore arabibwira adusangize urugendo rwe. Tubaha ikaze kuri Niyo Art TV. Ngira ngo murabona kuri skin zanyu rero ni umusore ni muzima cyane. Sinkunda kuvuga abantu bakuru barivuga, ngira ngo ariko twaba tugasohozanya. Wese ashimwe cyane. Yego, ngira ngo wakwibwira abadukurikiye ahangaha ni kuri Niyo Art TV YouTube channel. Ntagira amara igihe kirekire cyane, ariko ni YouTube channel abantu bamaze kumenyera. Ibyo bintu ku kiganiro Sinari Mbizi. Ndagira ngo utangire wibwira abantu ese uyu muntu ki, umuntu utakuzi ubu byageze kumwe byakuri munahuriye mu muhanda ahita ati umuntu aramubonye kuri Niyo Art TV. Murakoze. Amazina nitwa David Kwizera. Ndi umunyeshuri niga muri Kaminuza Gatolika y'u Rwanda, Department in Computer Science in Faculty of Science and Technology. Nkomoka mu karere ka Gisagara, mu murenge wa Nyanza. Mu muryango ndi umwana wa 5, mfite bashiki banjye 4 na murumuna wanjye 1. Muri rusange turi abana 6. Nishimiye rero kuba mwantumiye muri iki kiganiro cyacu. Tubwiye ko ukomoka mu karere ka Gisagara, mu murenge wa Nyanza, akagari n'akahe? Akagari na Kumubanga akarwishyura. Ubwo bita bijyana n'umudugudu. Hanyuma kuri Niyo Art TV iyo turimo tuganira hari ubwo tugera hagati, kuko hari ubwo umuntu akuganiriza amateka ukabona yagiyemo cyane, bikaba ngombwa ko usa nkaho dukora icyo like refreshing rero twebwe n'utubazo dukongera bigakangura ubwonko. Niyo mpamvu bitari bwagutunguye kumva tukubajije ikibazo gishobora kuba ari ibintu bya mate cyangwa inyurabwenge runaka, nabyo bibaho. So David, kugira ngo wari utwibwiye tujya ko nguri mega muri Kaminuza Gatolika y'u Rwanda, ariko se David ahahise hari hameze gute? Ubuzima bwa David ari umwana bw'abagabo bumeze gute? Ni umuntu wabayeho abona ibyo yabaga akeneye byose ku gihe, cyangwa ni umuntu byagoraga? Murakoze. Wenda hari mu buzima bwanjye busanzwe ntabwo ndi umuntu wakuze mu buzima buri expensive cyane, ariko nanone ntabwo nabashaga kwifuza ikintu cyose. Ngerageje kubisobanura neza, ndi imfura mu bahungu, nkaba umuherezi mu bakobwa, ariko nabyita imfura mu bahungu umuherezi mu bakobwa. Yego. Ubwo bamuherezi isobanura bivuze ko ndi umwana wa 5 kurikira umukobwa, ariko nkaba ndi imfura mu bahungu kuko ndi umwana wa mbere mu bahungu. Icyo bivuze. Ngikomeje rero ubuzima bwanjye cyangwa se background, ndi umuntu wakuze ukunda gusenga. Icyo ni kimwe. Ku buryo wenda dushobora kuba twahura ari n'ubwa mbere, uramutse unyitegereje physically ushobora kuhita ubitekereza, ariko kuko waba utanzi ukagira confusion. Ariko mu buzima bwanjye nakuze nkunda gusenga, nkunda Imana, nkunda gusabana n'abantu bose in general.
ibyo rero byarakomeje biraprogressinga kugeza n'uyu munsi. Navuga yuko ikintu kijyanye no gusenga ntabwo cyarankurikiranye muri kaminuza ku buryo rimwe na rimwe bijya bigora no kuba navugisha umukobwa, bijya bingora cyane. Nk'urugero wenda nawe ngize initiative yo kuba namuganiriza akahita mbona mu yindi shusho kandi ubwo urumva sometime bijya bibangamira umuntu, ariko nabyo nkumva ni ishema. David, tubwiye ko wakuze uri umuntu ukunda gusenga, byaba bifite ahantu bihuriye n'umuryango wenda se ugasanga nko mu rugo bari abantu bakunda gusenga, se usengera muri itorero? Murakoze ku kibazo cyiza mumajije. Ubundi ubusanzwe mu muryango nakuze mbona navukiye mu muryango w'abakristo bakunda gusenga, bakunda Imana, bakunda mbese bagaragaza ubukristo inyuma ndetse n'imbere. Ariko naje kwishungura, ibyo bivuze kwishungura, like check up, kwitekerezaho. Naje kwitekerezaho kugira ngo ndebe se imyitwarire mfite hari aho yabihuriye n'iy'ababyeyi banjye. Nsanga uko byamera kose harimo akantu ka difference ko kuba wenda njyewe hari uko ngaragara sometimes physically, ariko nanone nkavuga ngo ni Imana yabishatse, ni Imana yabyishakiye kugira ngo iyo difference hagati yawe n'ababyeyi mbe ni iyihe? Ntabwo ari big difference, ahubwo ni ikintu kijyanye n'imyitwarire. Imyitwarire yanjye, uburyo nitwara muri sosiyete, uburyo ngaragara. Sometimes abantu benshi bajya bagira confusion nyine, ariko iyo difference ihari ni uko nyine ngaragara physical. David, utubwiye ko usengera? Ndi umukatolika. Ku bantu b'abana cyane cyane ufate nk'urugero ku mwana uvukiye mu muryango ugasanga banyu ni abantu ba ADPR cyangwa se ni aba EAR cyangwa se basengera mu itorero runaka, tujya dukunda gukura dufite inzozi zo kuvuga tuti njyewe nzaba pasiteri. Gusa wowe nka David ntabwo wigeze ukubana inzozi zo kuvuga ngo uzaba umupadiri? Nari mbizi ko ikibazo iri buze kukimbaza kubera yuko n'ukuntu nyine n'uburyo ngaragara nigeze kubikomozaho iyo ndi kuganiriza abakobwa, rimwe na rimwe bijya bimbera imbogamizi. Ese iyo urimo uganiriza abakobwa hari ukuntu rega twese nta muntu udakura, turakura tugasaza, hari imyaka udashobora gusimbuka. For instance, nk'urugero ufite imyaka 23 ukeneye kubenguka umwana, reka mvuge ko wenda hari imyaka umuntu ageramo nawe akagira amahitamo, kugira ngo n'abadukurikiye ku kiganiro baze kubasha kumva logique yanjye. Noneho ko twese dufite umutima wo gukunda, dufite iyo spirit yo gukunda, tukanakunda. Wagira gutya noneho wenda ukaranganya amaso muri sosiyete mu bantu mubana buzima bwa buri munsi, ukagira gutya ukaba wenda ubonye nk'umwana mu mutima wawe ukugushijeho. Umwana uri gushaka kuvuga umukobwa? Mvuze umukobwa. Hanyuma rero warangiza ukamubaza amakuru, akubwira ni meza, ariko ndaza kugerageza no gutanga ingero kugira ngo abadukurikiye baze kubyumva neza ukuntu byangoye cyane ku bijyanye no gutirita. Ndaza kugenda ntanga ingero kugira ngo baze kurushaho kuza kubyumva neza. Ingero zimeze nka testimony n'ubuhamya nyine n'ubundi. Sinzi bishobora kuza gutinda, ariko sinzi baraza kunyihanganira. Ndaza kugerageza kubivuga mu buryo buvunaguye. Ni muri ubwo buryo rero bijya bingora, bakambaza ariko se ubundi waba warigeze wiga muri seminari? Ari abakobwa bari kubaza? Yego. Nanjye iyo ngiye gusubiza icyo kibazo mbanza kugira akantu kameze nko kurakara.
uraka nkibaza ko nzi ko padiri jewe mu buzima busanzwe nize externe niga imyaka 6 ntayo iwacu nkakora urugendo rw'amasaha 2 mva ku ishuri kuko navaga mu karere kamwe njya kwiga mu kandi. Wigaga mu karere? Nigaga mu karere ka Gisagara nta muri Nyaruguru. Numva nakoraga urugendo rurerure. Abitekerezaho rero nkibaza kugira ngo uyu mukobwa ambaze ngo wize muri seminari nuko abona uko ngaragara ni imyitwarire yanjye kandi ntanamubwiye my life status. Umva ambaje gutyo habanza nyine ngacijika nk'amasegonda nka 30. Ndi kubitekereza kandi ati kuba uri kubitekereza cyane byagenze bite. Namwe ni ikintu gihari ambwiza ukuri ambwira ko njye nize externe nta mu rugo hanyuma rero mu kintu kijyanye wenda no gutekereza ku kintu cy'umuhamagaro turabitekereza ariko akantu ka chance turakomeza kugonga abantu ukibaza ukuntu uzamara imyaka y'ubuzima bwawe bwose kandi urabizi nawe urabizi uburyo turemye tureba nk'iki kano kirari subizi turemanya kano kirari utekereza ku kintu cya chance ubwo abadukurikiye iyo tuvuze chance ni ntabwo ari ikintu bijyanye n'ubudahemuka gupfura imanzi udakubaganye ariko nabyita hanyuma watekereza icyo kintu cya chance kuba ibintu birazengurutse umanze ngo bagiye kubuharira Imana. Gusa navuga yuko burya niyo umuntu agezaho akantu ka chance burya niyo ujya ubona ko bajya bambika n'impeta kambara impeta kuko bavuze ngo umufasha wa Yezu Kristo hehe mu isi sibyo ubu byemeye ariko condition ntugomba kureba ukitwa umukobwa mu buzima irari kwica rwose wihangane wikomeza warabigira ese abantu nk'abandi nabo ni abantu ko barumva nyine batemerewe kubikora abantu batanarigira nyine gusa yabitekerezaho yabihereza umwanya. None se reka nze nkubaze n'ikibazo umupadiri witora akaba wenda yari asanzwe wenda ari mu butumwa nta mupadiri mwiza wigisha agafashwa kujya kumva ngo yagize gute yavuye cyagenze uwo nyine aba yagiye adafite bwa budahemuka nyine ntabwo nta bunyangamugayo baba bumurimo ariko ntekereza ko umuntu ufite ubunyangamugayo atarabona n'umwanya wo gutekereza kuri ibyo ngibyo. Erega nubwo bwose wenda uri kuvuga gutyo ariko ubundi buryo Imana yaturemye zirikana ko turemanya kandi twirare padiri ntatandukanye wenda ikidutandukanya na padiri nuko we aba ari umuntu ugomba gutagatifuza imbaga akayigisha akanayiyobora ariko akantu kwinuze kajyanye n'intuze n'irari ntaho kaba kagiye. None se ushatse kutubwira ko watekereje kujya mu gipadiri ariko wakwita irari kakavuga ati ntago simvuze yuko wenda ndacyari mu nzira muri buryo umuntu ayonga umuntu amenya umuhamagaro we yagize gute yapfuye ariko nk'ubu nta aderesi mfite ubu nanjye ndacyabongera nk'abandi bose gusa nyine mbavuga ko igihe kizajya nkagira aderesi ningire iyo aderesi rero ndamutse ntekereje kujya kwiha Imana byasaba gutekereza byasaba gukora nk'amasengesho wenda y'iminsi nk'itanu nkakora nka noveni nziza yindi guhanaguramo ibintu yahende rwose iza gutuma rwose nitekerezaho bavuga ni koko ibintu ugiyemo koko ni ibyanjye koko bikwiye ku mutima. Mbese ahubwo bikuri ku mutima mu byo uteganya urabiteganya ubyanze bikunze umuntu iyo yimaze kugira imyaka 20 nubwo ntashatse kuvuga imyaka yawe ntago nyiza ariko uko biri kose umuntu akurebye urabona ko byanze bikunze iri above imyaka 20 hari ubwo hari icyerekezo aba yatangiye guhereza ubuzima avuga ati nimba nk'urugero atuye kwiga computer science ukaba urimo wibona mu isi iri tech ibyo ngibyo ukaba hari barabitekereza niyo mpamvu nyine nakubaje nti mu cyaha hatambutse hawe wigeze kwibona mu gipadiri utekereza uti ndumva ni abapadiri ndabyibutse hari igihe kimwe nigeze nyine kwibona ni nk'inzozi narose ndota ngo ndi gutanga ukarisitiya nifuza ukuntu uko gutanga ukarisitiya bizahurira n'uwo muhamagaro
ndumva ni ibintu binteye confusion hano ndavuga nti wa mana we ibintu biraba atari ukuri nkurikije ukuri nyine buriya umuntu agifite confusion nta kuntu nyine yabura kujijinganya ntabwo ndibuka umunsi byabaye ariko icyo ntekereza cyo nuko nzi ko nigeze kurota izo nzozi muri gutandukanye ndota ngo ndi kugera nanone ngo ndota ngo hari umupadiri ngo we bafashwe n'amadayimoni ngo ndangije ngo ndagenda ndamukiza ibyo narabirose actually ni ibintu nshobora gusubiramo baramutse banabimbajije nibaza aho ibyo bintu rero bihuriye mva haranyuye neza gusa icyo naje gutekereza ako kantu ko kugira intege nke najyaga ntekereza wenda ndamutse ngiye nkumva nabishobora ariko nkatekereza kuko burya iyo uri gutekereza ibintu utekereza ku mpande ebyiri ku mpande zombi ntabwo wibanda ku ruhande rumwe yego abapadiri ni abantu bubashywe ni abantu koko basagatifuza imbaga y'Imana ariko n'abantu bagira ibigusha byinshi ni abantu bagira ibigusha byinshi ni abantu navuga yuko shitani arabagendera cyane ariko David yego sinzi niba uri gukwepa ikibazo cyanjye njye nakwaje nti ukiri umwana wigeze utekereza ko abapadiri exactly reka mbivuge ko narabitekereje wigeze ubyifuza se nibyo ndi kugusobanurira kuko hari ukuntu ubona umuntu ukifuza kumufataho urugero ariko nanone ugatekereza hari ikintu bivuga ngo kwishungura kwitekerezaho bavuga ese iyi nzira what if I pass this way shall I continue until the end nzayikomeza kugeza ku ndunduro what if I pass here ugatekereza ibintu nk'ibyo ngibyo so nkiri muto narabitekerezaga nkumva ndabyifuza gusa actually n'uyu munsi naho byagiye ariko noneho ni second plus ndi kugenda balancing ngira gutya ndeba aho sinahengamira ese David mu kubitekereza uko nguko ko aba umupadiri n'ubwo akari ibintu bikikuye mu mutwe ariko imbogamizi tukaba turimo tusa nkaho tuzumva umuntu ashobora gutekereza ko ese ngubu David ageze uyu munsi hari umukobwa bigeze kuba bakundanaho cyangwa n'undi kuba umuntu akureba kuko actually umuntu wenda ashobora kuba bakureba ubu ngubu ariko n'undi muntu ukureba akabona nko rwose akantu ko kwitwara nka padiri si ibikorwa just ukuntu umuntu akubona ndabona ko ukuntu ubona ko ntabwo duhurira hano kuri kamera sanzwe hose umuntu ukubona rwose akubonamo akantu k'igipadiri kandi nawe wabitubwiye yuko ujya uvugisha umukobwa akavuga akaza ko atese bize mu seminari nagira ngo utangaze ko hari n'abantu bize mu seminari batagaragara nkawe ko ndaziranye nabo benshi cyane batagaragara nkawe ahubwo ikibazo mfite mu kuri ibintu bimeze ubu ngubu wowe wigeze ushobora kugira umukobwa mukundana byarabaye yego byarabaye ubu se umaze gukunda n'abakobwa bangahe abadukurikiye kuri kamera bashobora kuza gutungurwa ariko nta nubwo wenda najya no kure yuko n'indabona ziriye ntazubwira aho mwakundanye ntabwo nabura kuba ko n'indabona ziriye ariko ntabwo ari nyinshi ntabwo zirenze imwe umaze kurya inda imwe yonyine abakwemereye babaye bangahe ubundi mu buzima turakunda tukanakunda tugahitamo ariko hakagira n'abantu baduhitamo icyo navuga ngewe wenda naba nakunze uwo mukobwa nakunze kumva ndamukunze wanamugezaho umushinga nakemera kumukunda ni bangahe ni ukuvuga ngo nakundanye nagize amahirwe yo kujya mu rukundo n'abantu batatu ariko babiri muri bo nkabona
imeze gutya uvuga ngo hari umukobwa wa mbere twize gukunda naho yari umukobwa nyine ukunda ibintu bya kwe byo kwiga enjoy hari urukundo ngo niba umuvugishije umuvugisha ariko unamufashe gutuma utumeze ute wowe se ntabwo wabikundaga wenda ikintu navuga abantu bose baba bafite imyitwarire igiye itandukanye tuba dufite imyitwarire igiye itandukanye ushobora gusanga wenda ngo nimba narakundaga wenda kumuvugisha wenda hagati yanjye naho harimo nka metero ariko we aba ashaka ko habamo zero distance ugasanga wenda ni ikibazo iyo naho ni iyindi ni zagimenti ya mbere ubu ni uwa mbere ushobora gutamutumvikana wowe kugira ngo tujye gutandukana yajyaga ajya kundega ku bucuti ze akavuga ngo ndongeye nko kumuganiriza ngo mba nabuze icyo mvuga ngo noneho ngo nawe mfite ikaramu mu ntoki ngo yagwa hasi ngo nkamubwira ngo tora iyo karamu ngo nkaba mbonye topi twabonaga nk'ikintu uvuga akantu katambuka actually ntabwo ari kukuri kubera ko nanjye kuri nabaga nkuzi ahubwo nuko wenda yashakaga ko tugenderamo cyangwa se ibiganiro twagira kugira ngo tugerane atabyo njye namuganiriza rero byagenda gutyo ugasanga ese undi David umukobwa nubwo ikibazo cyane ntaragisubiza umaze umbwiye ko wakundanye n'abakobwa batatu ariko babiri wabonaga ari abantu ba enjoyment bakunda ibintu bya enjoyment umwe ntabwo uramutubwira ahubwo wowe ukunda ari umuntu mu kuganira wumva mwaganira iki muganira icyundi ari umuntu byitwa ko mukundana like as you said before nkuko bivuze mbere ubundi uretse inkundo z'iki gihe abantu bakundana bagahita baturana hasi nimba ariko nabyita ariko ubundi umuntu yagombaga kukwigiraho byibuze nayo n'imyitwarire yawe akagira icyo akwigiraho urugero nkanjye wenda umuntu ashobora kumbona akambaza nimba narize muri seminari ntabwo ari ibintu nirata kuko nanjye njya nibaza icyo kibazo Imana yashatse ko nyine ndema muri ubwo buryo ariko navuga ni uko Imana yabyishakiye ariko ubundi abantu bakundana ikintu cya mbere bagombye gushyira imbere na mbere wagombye kumenya ngo ese uwo muntu turi kumwe niwe wanjye niwe Imana yangeneye dushobora wenda biramutse binabaye na byiza twanakomezanya ubuzima bwo kubana akambera umugore nkamubera umugabo iki kintu abantu benshi ntabwo tugitekereza ahubwo uti niba umuntu mukundanye uyu munsi mukagirana cooperation mvuga ngo mujyane na confidence ubwo nawe iyo mvuze confidence uri kubyumva ariko atari kubyumva burya iyo mvuze sexual intercourse yaba hagati y'abantu babiri burya iriba ari confidence ubwo ni iki ngo kumenya utari kumenya iyo tuvuze confidence tuba dushatse kuvuga igihango umuntu nyine murakundana physically umutima ibiti yanyiregeranye ariko uri gushaka ko muba n'umuntu umwe kandi mukundana first of all ntabwo uzi niba uwo muntu muri kumwe muzakomezanya urugendo rw'ubuzima uri kumva iyo risk none ubwo muganira iki nicyo kibazo ikibazo ni uri kubaza icyo tuganira d'abord mugira inama icyo ni kibi kandi uko ya topic ishobora ko yaraburaga David wowe iki ya topic ishobora ko yaraburaga umukobwa mukundana muganira umugira inama uvuga ngo burya umuntu ukunda nta nubwo wifuza ko umubona mu bibazo ntabwo wifuza kuko urumva umuntu ukunda aba afite risike ko ibyo bibazo bishobora kuba byamugeraho bishobora kuguturukaho of course rero mbere na mbere ugomba kubanza ukamwereka inzira y'ukuri right way ukamubwira iyi nzira niyo ukwiye kunyuramo hanyuma wenda
hari nk'igihe wenda les gens aujourd'hui les gens abantu duhora iteka turi abantu ushobora kugira gutya ugasanga uratariye kuko imibiri nyine imeze nka rukuruzi hagati yanyu iyo uvuze ngo garçon et fille hagati y'umuhungu n'umukobwa harimo attraction umuntu ashobora kugira gutya ugasanga wenda arakwegereye kuko n'ukuntu Imana yaturemye rero yaturemye mu buryo umeze nk'amashanyarazi iyo umukobwa akwegereye umufitiye ibyumviro by'amarangamutima rimwe na rimwe ujya wumva utuntu tumeze nk'iruze nk'umuriro tugenda twika mu mutwe ukumva nyine ugize hari ibyo wifuje hanyuma ikibazo wambajije wenda sinzi niba nagisubije ngo numvise ko ibyo muganira umugira inama kumwereka inzira ya nyayo none David nagira ngo usangize uwo munsi urya indobo tubi ko ari indobo imwe wavuze iki bagusubije iki mu magambo make murakoze ariko nari nyirimo gusobanurira uwo yari umwe mu bantu twakundanye hari n'abandi babiri rero hari umwe we yaratinyutse arabinyibwirira kuko yabonaga asa nk'uwatinyemo ariko si ugutinya akunda ahubwo ni uko ntamukundaga nzi ukuntu twasoje umwaka twiga mu wa gatatu tronkom aranyicarika umuntu w'umugabo nta kintu nshaka kubwira nanjye ati rero kagira inkuru icyo genda byibuka ari habaye fente turimo turayisoza turimo gufeta kugira ngo dusezeraneho nk'abanyeshuri noneho aranyicarika twari turanda twenyine nanjye arambwira ati David mu ijwi rituje ya majwi yabo arabizi nyine harukuru uburyo umukobwa akubwira kumva ko n'ibintu yabanje kwitondera yabiteguye yagize preparation ati mu by'ukuri njye naragukunze ntabwo ngo uruhu rwanyosoro rwamvuyeho niba ariko nabyita ariko numvise hari akantu nyine kirukanse mu mubiri ntibaza ukuntu umuntu w'umukobwa ambwiye ngo yarankunze ariko wagombye kubimwibwirira gusa namusubije ijambo rero mbwira nti n'ubundi Imana yatubwiye ngo dukundane nk'uko nyine nayo yadukunze yoreza umwana wayo ubwo nanjye tugomba gukunda nuko Imana yadukunze bigenda gutyo birarangira ariko mu by'ukuri ntabwo ari igisubizo nagombaga kumuha nagombaga kumuha ariko byarangiye ngize gute mubwiye gutyo hanyuma uwo nguwo ubwo ni uwa kabiri uwa gatatu we niwo turi kumwe uyu munsi ntabwo uri singo burya ntabwo ndi singo hatagira n'umuntu ugira ngo mu mwaka kuba ryari we twakundanye mu mwaka ushize ndabyibuka nagiye kumusura yigaga Muhanga i Kabgayi niho hantu twamenyaniye Kabgayi ya kihe kigo cya kigo cy'abihayimana cy'abayobozi nyuma ari abayozefiti i Kabgayi niho hantu yigaga twakundanye ariko ni umuntu uvuka muri karitsiye iwanyu oya niyo bigwa ntabwo sinajya gukunda ariko nabyo birashoboka aho burya biterwa nuko Imana ishatse kukoriyanta ariko uwo ni mu majyaruguru i Rulindo ese ko utigeze wiga mu kigo cya boarding nk'umuntu wo mu majyaruguru mwamenyereye gutya ndi kwa kundi nyine umuntu nyine aba yatravalinze nk'akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze ukavuga uti njyewe David ngiye kubigiza garangiye kureba ibyo za Nyaruguru gusa kugira ngo umuntu nawe dukundane ni link nanjye bampaye ni link bampaye agwaye fast ni link bampaye kuko bajya kuma link ndabyibuka hari umuntu twari kumwe twakundanaga muri icyo gihe mwakundanaga n'umukobwa twakundanaga
uwo musista rero naje rero kumubeshya ati rero ati umukunzi mwiza ati rana ndi kwiyumva muri iyo minsi ndumva ntazi ukuntu umeze ndumva bya bintu koko bishobora kuba ari riyo byo kujya kwiyimana ko rero akanya nitekerezeho ndebe koko niba ibyo bintu koko ari ukuri hanyuma nisanga ari ukuri ubwo nyine urukundo rwacu turahita turuhagarikira kumbe hari umuntu wampaye linki numva nanjye uwo mwana rwose ubwo ndamubonye ku ifoto gusa uhita wogakira umwana uwo muntu usabibwiraga n'umwe wakundaga like ibintu bya enjoyment cyangwa ni wa wundi wakwipropose wenda nubwo navuze ko ari abantu batatu ariko actually ni bane actually ni bane kuko undi naje kumwibuka nyuma naje kurodinga gusubiza ubwenge nyuma neza usanga kuko bari bane ubwo ni bane havuyemo undi wanteye indobo avuga ati njye ndumva ibintu byo kwimana byaje birimo bira
Oreste sinzi ntabwo niba kuri muhanzi bafatanyije ninde undirije umwana najyaga no muririmbira rwose umwana ntabwo se zirazavuze kanda kapera gatoya nk'iyo ngiyo ninde undirije ntabwo mfite ijwi ryiza nta kibazo muri iryo rwaririmbiro n'umukobwa bikarangira avuze ati uko biri kose ninde undirije umwana yo gacaracara yo gacana injishi akenyegeza ibisabo wirira wihogora wihoreze niba ushaka amata y'ikivuguto umuranda yaguha wihoreze yego ndumva ari uko nguko namuririmbiye kugira ngo abakobwa baryumva bakayicika niba kiyasaho hanyuma rero namuririmbiye icyo gihe numva umwana yanditse kuri telefone arambwira ati David ati tuba emosiyo zizamutse ariko bajya batinya kuvuga ko badukunda nanjye numva ntangiye kugeza nkusha kuki nashakaga nyange ntangiye kubona ntangiye kubona urwinjiro rero urumva ko ntabwo byangoye kumubwira ko mukunda kubera yuko nari nabashije kubona nawe aravuga ati nanjye burya nawe muhungu nawubwiye ko umukunda numva umwana areke none ku mutima ati wasanga rero naratinze kiri mu bisubizo byiza waba wayigeze guhabwa hanyuma uwo nguwo waguteye ngo yaguteye mu mwaka se umubwiye icyo akubwira wenda hari wanza ko nari nkiri mutoya 2018 niga mu gatatu segonderi wabona ataramupropoje n'ubundi uwo nguwo yamporopoje muri uwo mwaka ayagupropoje nyuma yuko umaze kurya indobo kuko baba ukunda ugasanga nawe ukunda akunda abandi ugasanga ibintu byabaye uruhererekane ni sheni iva nk'aho ikarenga hepfo uwo ukunze ntumukunda uwo ukunze ntabwo ukunda gutyo kugira ngo yongere kurya indobo wenda hari banza ari uko najyaga ngira akantu ko gutumatuma najyaga ngira gutya gukora gutinya no kugira ubwoba nyine nkabwira inshuti ati uzambwire runaka ngo David aratashye rero simbizi rero nimba wenda iyo abakobwa babonye wenda urimo gutuma abagenzi babo sinzi uko bakubona sinzi wenda isi bakubonamo ariko ikintu kiba gihari ni uko ibyo wabyitiwe kuko iyo ntaza gutuma nkagenda n'umuntu w'umugabo uri seri ahuranye akagushaka ashaka tuganira mu minsi nkamwegereza nk'uko ubu ngubu byagenze banza hari wenda byari kugenda neza ariko uko byaje kugenda wenda hari uburyo ari uko byiteye iyo nza gukoresha ubuzima inzira nziza yo kumutereta ntabwo yari kugenda ubundi ari nabo rero uko byagenze ntabwo ari ukuza kumubwira ngo ndakwanze ahubwo yancaga amazi nanjye nkapima akanca imbere n'agasuzuguro kenshi icyo gihe namaze iminsi mba mfite akantu kameze nk'ihungabana nibaza ukuntu nzongera gutinyuka undi muntu kuko ubu ngubu yaranteye indobo nibaza ukuntu nzatinyuka abandi nkumva bicanze nkavuga ni wenda hari ubanza kuba wenda ndi gutereta simpirwe wenda hari ubanza yanzira koko yo kujya kwimana kuko ariyo nzira nahise ubwo yaguteye bakubwira ayo magambo
murakubwiye ngo ntabwo uri kuri tayipu ye nawe ubasha kubyuka ntabwo uri kuri tayipu yanjye ibyo nyereye wabibona wowe biruka ibyo ngibyo nawe ubwawe ushaka wahita ukuramo akaboko. David amateka tuganirije nibanze mu rukundo cyane ndavuga iki kibazo twifeshe ndakunda kukibaza abantu ikibazo cy'imibare on ino ground twego suppose hari umubare runaka w'utunyamaswa dufata urwavu rundi ruhatambutse hanyuma rusuhuje za nkwavu ruhasanze kubera ko rubonye ubwinshi bwazo uravuga uti ko bikose biriya nkwavu niba bati mukomere mwankwagira za nkwavu zisuhujwe bamwe baravuga ati no ntabwo turi inkwavu ijana ahubwo kugira ngo twuzure inkwavu ijana birasaba ko ugenda ukazana birasaba ko umubare wacu uko tungana ukazana 1/2 cyacu nawe ubwawe ukaza kuzura inkwavu ijana izo nkwavu zari zingahe akabazo ko karimo so gushyira muri logique neza kugira ngo yumve ikibazo ko iyo ufite ikibazo nabi wati isubiremo no ubuntu makeya nk'uko bavuga kugira ngo tuve nkwagiye twebwe tugumisha ahangaha uzana umubare ungana 1/2 cyacu urugero niba ubonye turi inkwavu enye niba ari inkwavu ebyiri twebwe turi cy'inkwavu ama nawe uyongere rero ngo turi inkwavu urumva izo nkwavu zari zingahe izo nkwavu zari ijana actually umubare wari ngemeye ko inkwavu ziri ijana hanyuma zihari zihagije kugira ngo zibe ijana ariko wowe ntabwo you are not sure izo nkwavu ari ijana n'ubundi ntabwo izo nkwavu ari ijana babiri rwose ko twenda ntabwo ziba ijana ahubwo kugira ngo zibe ijana urazana 1/2 kiziraho. Then David hari ingingo y'amagambo atatu turatoramo ijambo ushaka iyobokamana ikoranabuhanga siporo. Be honest. Turatoramo ikintu ushaka turacyari preparation. Okay. Turi preparation. Iyobokamana. Niwe mu rukundo. Mubaye ukunda. Mbore nkunda wiki. Just umubare kuva kuri 1 kugera ku 9. Nkunda karindwi. Baratubwira abapadiri barindwi kunda impamvu bakunda. Mwakoze abapadiri barindwi nkunda impamvu wumva isabe impamvu bakunda cyangwa tugira bihaye Imana. Yego ubwo ntacyo ndasubiza ikibazo cya mbere nk'uko wakimbajije. Hari umupadiri nzi witwa Padiri Bizimana ukora ubutumwa muri paruwasi ya Save. Mukundira umupadiri mwiza utanga inyigisho nziza, azi kwigisha rwose, azi no guhitura abantu. Mukundira uburyo atanga inama nziza ku bakristo. Umupadiri wa kabiri ni umupadiri witwa Padiri Nyandwi Jean. Padiri Nyandwi Jean ukora ubutumwa muri paruwasi ya Higiro. Naho ni umupadiri mwiza, umuntu wese uje umugana aragufasha. Undi mupadiri nkunda ni umupadiri Padiri Gatimbazi Elias. Naho ni umupadiri ukora muri paruwasi ya Higiro. Ni umupadiri nyine wifitemo icyo nakwita kwiyoroshya. Hari undi mupadiri nzi, umupadiri w'umuryango wacu ariko ni Padiri Eric Iraguha. Naho ni umupadiri ugira ikintu cyo kumva, active listening. Abasha kumva umuntu uje umugana ufite ikibazo aragufasha akagikemura.
nawe ni umupadiri mwiza. Hari n'undi mupadiri wapfuye, yari umupadiri wajyaga ukunda gukiza abarwayi, ndi kwibuka izina ryiwe neza. umwe wo mu Ruhango se? Umwe wo mu Ruhango, Obaridi, Padiri Obaridi. Yego, Padiri Obaridi. Padiri Obaridi buriya nawe yari afite akantu k'ubumuntu ka kindness. Umuntu wese wazaga amugana yamuhaga serivisi uko bigomba. Ko igihe cyose umuryango wahoraga ufunguye, ukaba ufunguye ku bantu bose, uwafite ikibazo ukagenda akamufasha. ugasigaye abapadiri bangahe? Umaze kumbwira abapadiri umva ari bane. Yego, hasigaye batatu. Undi mupadiri ni umupadiri wita Padiri Kagangare. Padiri Kagangare ukora ubutumwa muri paruwasi ya Save. Umupadiri w'umusaza rwose muremure. Ujya kuguha penitesiyo akabanza akaguhwitura, urebye nawe yanagukubita n'urushyi, ariko umupadiri ugira inama nziza, kugira inama ukumva koko kakugiriye inama. Undi mupadiri nkunda ni umupadiri witwa Padiri Nusa, wabaye muri paruwasi ya Higiro, ariko aza gukora ubutumwa muri hano muri Petit Seminari. Ubu ni prefet de discipline. Nawe nyine kinamukundiraga ajya akunda kunyihera penitesiyo, najyaho n'ubwo bwose yabaga yihuta, ntabwiraga ati please can you help me, kuko ndetse parike yaraguherewe yagombaga kumva abakristo. Undi mupadiri wa nyuma nkunda ni Padiri Eric Ndagijimana, nawe wabaye uturuka muri paruwasi ya Higiro, ukorera ubutumwa muri Petit Seminari. Ndumva ari abo ngabo nonzi. Ni uwuhe umubare w'abapadiri watubwira mu gihe cy'amasegonda 7? Turacyari kuba umubare wawe 7. Umubare w'abapadiri nababwira mu gihe cy'amasegonda 7. Amasegonda 7. Ntabwo wenda nk'abapadiri nka 5. Umupadiri nka 5. Nta kujijinganya. Turashyiraho time watch. Sibyo, amasegonda 7. Amasegonda 7. Abo bapadiri ubatubwire. Yego, uraba ubatekerezaho, tubashyireho umubare w'abapadiri watubwire kugira abapadiri 5 mu gihe cy'amasegonda 7. Amasegonda 7 mwatangiye kuyara 1, 2, 3. Padiri Kagangare, Padiri Elias, Padiri Bosco, Padiri Innocent, Padiri Jean Bosco. Amasegonda 7 yuzuye. Hafi byarangiye. Ikibazo iyo task yawe ikoze neza cyane. Tubaye muri kwicishinga rero, igitamba isobanura kwihisha. Bazi ndagisubiza ra kwihisha. Ntabwo nyihisha. Bo murakoze. Impeta nambaye ni isezerano mfitanye n'umuntu. Umuntu bwoko ki? Bo abantu benshi babibaza kubatangaza, ariko even though navuze ko mfite girlfriend, ariko ntabwo ari iya girlfriend. Ntabwo ari iya girlfriend, ahubwo niyo mubyeyi Bikira Mariya. Yarutiye n'umuntu. Byagenda gute umukobwa mukundana musabye kwikuramo ugashyiramo iki? Byagenda gute? Buri ikintu cya mbere
kubanza kumenya icyo kintu wambaye kikumariye. Buri kintu cya mbere kandi nanone ni ikintu bita active listening, kumva umuvandimwe wawe mukamenya ese ni iki ashaka first of all. Rero uko byagenda simbizi kuko haba ikintu cya mbere cyo nzi nuko habanza kubaho negotiation. Negotiation bigakurikizwa n'iki, wayikuramo birashoboka ugashyiramo ibi, ntabwo nayikuramo. wamubwira uti bibaye ngombwa akahita avuga ati ngo bitandukanye ubwo ngubwo. Mbega nahoze mbivuga, buriya umuntu wivumbura amupfuye akantu gato k'amafuti, sinzi ko serious question cyangwa se ikintu kiri difficile nimba ariko nabivuga mu enfance azabasha kukihangana. Umuntu mwaba mupfuye impeta yagusanga urimo gutera akabariro n'undi muntu akakwihangana, nabiteganya se. Kwa urugero nari namwe umukobwa yifite ubushobozi bwo kurema umukobwa mukundana, ni iyihe karita ubona yabuze wamuhereza? njyewe ntabwo njya mbyitaho cyane. Karita buriya yabuze muri iki gihe, kubona umukobwa ugukunda akagukunda uko uri, nta kindi kintu agendeho, nta mafaranga, nta kintu, ni ibintu bigoye muri iki gihe. Urukundo rudafite ikintu rushingiye se rubaho? Yego, wenda ngo niyo ugiye gukunda ngo uritegereza, ariko nanone hari umuntu ukunda ariko ntagukunde wowe wa nyawe, ahubwo agakunda ibyo ufite. ubona gukunda wowe wa nyawe. Yego. Ubwo wenda njyewe ntakahita wenda ngiye kahita ubona ndamutse mfite ubushobozi bwo kumwiremera, nari mu muntu nkunda navuga kuri wa mukobwa muri gukunda umuhungu, niyo navuga nimba ari karita aburaho gato ukavuga uti ariko wamuha kano kantu byaba byiza kurushaho. wenda nubwo bwose bitari byiza kuvuga inenge z'abandi, ariko akantu wenda gato abura, nta akantu ka confidence iyi icyizere karacyagira nyine, karacyabura, ariko uko byamera kose ndamukunda exactly. kandi mu bintu nkora biba byo kumutraining, nicyo kintu kiba kirimo. ikosa yakora ntumubare n'iri? njyewe numva nta kosa nta rimwe nababari, kubera ko natanze urugero. nimba umuntu ashobora kuza agasanga mufitanye confidence, ariko ugasanga watambikiriye uri kumwe n'undi muntu, akaba yabasha kwihanganira, kuko ibyo utabyishyiraho nawe wumva kuri we utabasha kumwihangana. icyo yakora kikagutungura? icyo yakora kikantungura ni ukumuha invitation. umuntu turi mu rukundo exactly, bimeze neza, ngerageza uko nshoboye nkakubita hirya no hino, nkajya kubona nkumva bajya babikora, nkabona nk'aho invitation. nijoro baririmba, uracuranga gitari umuririmbira, kujya kubona nyuma yo kuririmba akavuga ati mfitiye ubutumire. Rero David, rero twakoranye urugendo rutari ruto, ariko ntabwo bishobotse ko dukomezanya urugendo. Yego David, karame, ndagushimira byimazeyo ku mwanya wawe wampaye kuri Niyo Art TV. ni iby'agaciro kubona umuntu waguhereza isaha yose igashiramo muganira, agusangiza inkuru y'urugendo rwe, ntabwo ari biba byoroshye. muri makeya uri umuntu wakuze, urira muri kiliziya, ukunda gusenga, akenshi na kenshi n'abantu barakubona bakakubonamo umuntu waba warihaye Imana. ibyo bikanakubera imbogamizi ko sosiyete igufata, by'umwihariko umukobwa waba wakunze. numva mbivuze muri makeya. Yego, navuga rero reka tubyite umunsi tugushimiye cyane.
mbona nta kindi kintu kikuri ku mutima ubundi butumwohereza dukurikiye cyangwa se umuntu uwo ari we wese tegereza atari bwawe kumva kino kiganiro. mbere na mbere nanjye ndabashimiye kuba mwatekereje kuntumira kuri New Art TV uza kubaha interview. Ni iby'agaciro buriya iyo umuntu mutumiye ngo aze agire ibyo asangiza abandi nuko nawe ubona hari ubushobozi bundi afite. Of course. Wenda nibiramuka binashobotse twabyita let's call it a day tukongera tukazasubukura ubutaha cyane rwose. Ndumva rero nagushimira ko wagize iyo initiative yo kuntumira. Nshimira n'abadukurikiye kuri New Art TV. Ndumva ari ibyo ngibyo no kubashimira. Bwira ijambo rimwe wa mwana wikongera kuko baraza kutwuma ndabizi ubundi bigendera. Ijambo rimwe ndamukunda. Ndakoze cyane. Yego inshuti bakunzi ba New Art TV rero ngira ngo muramwumvise umusore wanyu Kwizera David inkuru y'urugendo rwe. Ngira ngo murabyumvise ukuntu agaragara nk'umuntu nk'Imana cyangwa nk'umupadiri. Ibyo rero na rimwe bikaba byamubera imbogamizi muri sosiyete imwakira by'umwihariko mu gihe yaba yishimiye umukobwa runaka. So ibiganiro nk'ibyo rero nakagaruka tuzongera duhure. Icyo tuba tubasaba ni ugusharinga kino kiganiro cyacu kugira ngo tugere ku bantu benshi, like mukaduha na comment n'ikimura twahindura mu biganiro dukora. Ninde muntu muna twatumira ariko nawe wowe urimo twumva uri dukurikiye nimba ufite ubuhamya bwafasha abantu watwandikira muri comment hanyuma tukaza kukuvugisha tugahana appointment. Murakoze cyane.